Yamubwira ngo uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Imana irashaka agakiza k'imbere n'inyuma. Ibyo kuvuga mubeshya ngo Imana ireba umutima gusa ni ukubeshya. Irashaka agakiza k'imbere n'inyuma. Umwana ava ku ishuri agakatira mu iroji ugasanga yasohokanye n'igisaza kiruta se ukuru. Imana iri kwicuza, uretse n'Imana n'abantu bari kwicuza. Ndabwira amakorari ari mu buraya buteye isoni, ibyaha by'indengakamere. Icyambere Imana yicuje icyatumye ibarema, ikindi gikurikiyeho kuramwe mu isi Imana ikubakuyeho. Hari n'abarumbiye Imana bitwa abahanuzi, ugasanga n'umupfakazi w'umuhanuzi yasigaranye abana, ariko ugasanga akagenda akihambira akana k'agahunga kakabeshya ngo Imana yavuze ko ari we bazabana. None nk'uwo mukecuru ahangaye kubeshyera Imana ngo iravuze, agashyingira abantu atari Imana ibikoze, ugira ngo ntazabazwa ubugingo bw'uwo mukobwa ndetse n'uwo mukobwa. Aha hantu mwitondera, isi yuzuye ubugome no mu buhanuzi. Munaburayi umuntu yaguhamagara ari uwiburayi cyangwa muri Amerika ngo sengera ngo jevo praye ngo ngo tanga ngo amadolari 3,000. Imana iri kwicuza rwose. Bahamagara umuntu ngo muramba ngahe mukajya mu biciro, uri umukozi yaguhamagara uri umuhanya, warangiza ukiyita internationale ukumva urakaze. Ngo evangeliste hadutse imashini igitsina gore ziri kugura bakisambanya, zikabasambanya zicomekwa ku muriro w'amashanyarazi. Aha niho ubwenge buri mwabasore mwe musenga mutisengesheje. Ariko uzi kugira ngo urambagize umukobwa warangije kumenyera gusambanywa n'umuriro w'amashanyarazi, ubwo urwo rugo uzarushobora ko namwe mwigerezaho ngo nuko wabonye amatayi. Wenda je no kurya utwari waraciye. Umugore usambanywa n'amashanyarazi, kwanza uko amashanyarazi uzakoramo wumva uko bimera, ukora akenda kuguhitana wenda kubw'umugisha w'Imana cyangwa ugafatira. None amashanyarazi aramusambanya, acomeka imashini akamusambanya. Uwo mugore uzamushobora? Iramubwira ngo uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Imana irashaka agakiza k'imbere n'inyuma. Ibyo kuvuga mubeshya ngo Imana ireba umutima gusa ni ukubeshya. Irashaka agakiza k'imbere n'inyuma. Ukubonye akabona uri umugenzi ujya mu ijuru, ukubonye akabona warihaye Imana, akabona uri masera koko. Uretse kantu hose Satani arahagera. Njya numva n'ababikira binjirirwa bamwe bananiwe kuba mu makuva, harimo n'abasambana kandi beshya ngo wihaye Imana izakuniga n'ukuri uzapfa nabi. Mutumva mbwira bamwe ngewe sindi umukozi w'amadini. Oya, nushaka uri padiri ukavuga ngo wemereye Yesu Kristo umwana w'Imana, Yesu Kristo umanzi, ugiye kumukorera kera kabaye, ugasenya ingo z'abandi bagabo ukazinjiramo kandi warabeshya ngo ntabwo uzashaka umugore, ukiyemeza ibyo udashoboye, ukabyara abana hanze, nta kabuza inkota y'Uwiteka izakunyuraho. Uzi ko mu gice cy'amajyaruguru mwizamusanze ari umupapa wampamagaye asenyewe na padiri, anyerekana amafoto padiri urugo yarugize urwe. Kandi saho gusa, hari n'ahandi no mu bihugu byo hanze nushaka uri padiri ijisho ry'Imana rirakubona. Ababyaye abakobwa bari kwicuza, aho umwana ava ku ishuri agakatira mu iroji ugasanga yasohokanye n'igisaza kiruta se ukuru. Imana iri kwicuza, uretse n'Imana n'abantu bari kwicuza. Nukuri kohereza umwana ku ishuri ugasanga kuzaniye sida kandi akiri mutoya. Imana iri kwicuza. Yemwe banyeshuri, wibuke ko ababyeyi batanze minerivare ngo ujye guhaha ubwenge. Eske wagiye guhaha sida? Wagiye guhaha inda zitateganijwe na leta idakeneye? Wagiye guhaha iki? Aho ngaho ubitekerezeho. Nturi guhima ababyeyi, nta nubwo uhimye igihugu, ahubwo ni wowe uri kwiyangiza ejo hazaza. Fite ikibazo cy'ubusambanyi buteye ubwoba ku bana b'abakobwa bari hanze aha. Fite ikibazo cy'ubusambanyi ndi kwibaza, kandi igihugu kirebera, itorero riri kurebera, bakabambara n'ubusa. Ejo abagore bazabasha kuboneka, ababyeyi b'igihugu bazavahe?
none kabeshi bimariyemo udupira muri kwiteza ishinge ngo mudasama inda zitateganijwe ubundi mugasambana ejo iraba yaboze kubera amakanseri ndetse no gusambana ejo ababyeyi b'icyitegererezo bazavahe tuzabakurahe ibi bitumye Imana yicuza icyatumye irema umuntu iricujije koko ntibiteye isoni. Dufite ikibazo cy'abantu bazavamo abagabo ejo hazaza bagahagarara mu cyuho nk'abapapa b'igihugu. Niba uri umwana w'umusore usanga mu busore bwawe nturagira n'imyaka bamwe 30 ariko umaze kugira abana barenze 5 uri kubyara hirya no hino urusha so wakubyaye kubyara kandi ntufite naho kubarerera. None urabona imibereho yawe ejo hazaza kandi uritwa umusore nibura wenda abakobwa numvisha bavita ngo n'abafiyemere ubusaba abasore bo bafite abana turabita iki ni garisopere arewe garisopere. None niba warangije ubusore bwawe Imana izahirehe iguha umugisha kugira ngo ejo hazaza uzavemo umugabo nyamugabo wo guhagarara mu cyuho ukaba waba umugabo wo guhagarara igihugu waramazwe n'uburaya. None bamwe mwabaye n'abatinganyi. Hari agasore nabonye ngo kiyise Chantal bagamagaye ngo Chantal nako karame cyakoze kacumuje abagabo beshi bamwe ngo karamizwe ngo yabandi baramutuka gusa nagiye ndi guseka n'ukuri. Reba umuntu w'umusore urugushyira urukwiyita umukobwa umusore uriyambika amabere ejo hazaza tuzakura hehe abahagarara mu cyuho bakahagararira igihugu bakavamo abayobozi b'igihugu. Niba uri gucuranga ibyuma mu rusengero uri igitinganyi usambana n'abandi basore nikoye wa musore we ni gute abasore bagenzi bazajya bagutinya boshye umusore ugezeho ngo naragukunze ngo urabitekereza uri gutereta abasore bagenzi bawe. Wibuke ko Imana yarimbuye Sodomo na Gomora ibahoye ubusambanyi bwitwa ubutinganyi kuryamana n'abandi bagabo kandi amadini amwe namwe ku isi mu rwego rw'isi muri kubisinyira hejuru y'inda nini hejuru kugira ngo amahanga ibihugu by'amahanga bibashyigikire. Ndabwira aba bantu bitwa abapasiteri batingana ndabwira aba Kristo ndabwira amakorari ari mu buraya buteye isoni ibyaha by'indengakamere. Icyambere Imana yicuje icyatumye ibarema ikindi gikurikiyeho kuramwe mwisi Imana ikubakuyeho abenshi mugiye kujya mupfa mukenyutse abenshi mugiye kujya mupfa batazi kibishe abandi mutewe n'indwara z'ibyorezo. Niki kibateye gukora mu jisho ry'umuremyi mukangiza isura yisumba byose. Ariko mwigeze mubona reka tujye ku nyamaswa inyamaswa ziturusha gukiranuka koko. Mwigeze mubona isekurume y'agahene nubwo ari ihene ihangara kuri rindi sekurume y'ihene ikimasa cy'inka gihangara ikindi kimasa cy'inka kuki inyamaswa ziturushije gukiranuka. Yemwe abubatsi ngo ari abakristo kuki numa igisake n'igikoko kazi bibasha gukundana ku buryo inuma igisake n'urugero niba gipfuye icyo gikoko icyo gisigaye cy'ikinuma kazi kitabasha kuvuga ngo kirinjirirwa n'indi numa ntibibaho irapfakara mirere na mirere. Ariko dufite ikibazo cyuko umugore ari gusigara n'abana 6 ugasanga araka umuriro kurusha inkumi asigaranye abana 10 asigaranye abana 8 ariko nawe ari mu butayu ngo ari harabohoza umugabo ngo Imana imushumbushe. Babagore mwe ni muri inkunguzi koko ubugiye kureba iko utabonye si koko tubwizanye ukuri kandi ngo uri kubohoza umusore. Hari n'abarumbiye Imana bitwa abahanuzi kasanga n'umupfakazi w'umuhanuzi yasigaranye abana ariko urugusanga akagenda kihambira akana kagahunga kakabeshya ngo Imana yavuze ko ari we bazabana ngo nitabyemera ngo iramwica. Imburira abasore numuzagukangisha akavuga ngo Imana yavuze ko tuzabana. Basore mube mu ntega amatwi mu nyumve akagukangisha icyo gikangisho harimo abo bajya babeshya ngo nutabyemera ngo Imana irakwica. Icyo ni ikinyoma cyujuje imva cyambaye ikinyoma ni ukuri
niba Imana ishaka kuzamugira umugore igomba kukugenderera wewe ubwawe. Marayika agomba kugusanga akamukwereka, mwana igomba kugusanga cyangwa ngo ukiyumvira ijwi. Ariko mukindi cyateye cy'ubugome, kw'isi yuzuye ubugome. Hari ukunda abakobwa bamwe bakora ibintu bimwe by'ubupfapfa, akagenda akegera nk'abahanuzi batandukanye, uw'Ikibungo, uw'Icyangugu hano mu Rwanda, uwo ku Gisenyi, bapangiye umusore runaka, umwaka amuhamagara ati Imana imbwiye ko uzashakana n'umukobwa ureshya gutya na gutya, usa na gutya. Mwa basore mwe muramenye mutazagwa mu ruzi murwita ikiziba. Umuntu ukubwira ngo shaka uyu, nta n'inzozi zabyo ufite, nta rukundo umufitiye, uramenye utazabeshyera Imana ngo niyo yakubwiye, iyo ari Imana irakwisangira. Ahubwo abahanuzi bashobora no kuza nyuma ari ibimenyetso. Ako tukarengeho n'abakobwa kandi mbone yo kubaburira, kuko ari n'abakobwa bapangirwa gutyo. Nzu umukecuru bahaye amafaranga 100,000 wo mu ntara sindavuga hariho, agenda hanurira umukobwa mwumvisha umusore ko natamushaka, ngo Imana izamwimura urubyaro kandi ngo akazapfa vuba, ngo nakora ubukwe gutyo. Uwo mukobwa ashaka umusore atateganije, bitari muri gahunda ziko ari Imana. Ikibabaje yagezeyo barananiranwa, kandi wa mukecuru yahanuye yuko ngo bazabana, ngo bakazasazana, ngo bazabona abuzukuru. Ese uwo mukecuru burya nta batabeshya, ntaho Satani atagera no mu bakecuru agerayo. None nk'uwo mukecuru ahangaye kubeshyera Imana ngo iravuze, agashyingira abantu atari Imana ibikoze, ugira ngo ntazabazwa ubugingo bw'uwo mukobwa ndetse n'uwo mukobwa. Aha hantu mwitondera, isi yuzuye ubugome no mu buhanuzi. Munakaza akarya ibyawe, akarya imitungo yawe, abeshya ngo ni Imana, ngo tanga aya mafaranga, ngo tanga isaka. Bakabeshya abanyaburayi, umuntu yaguhamagara ari uw'Iburayi cyangwa muri Amerika ngo sengera, ngo jevo praye, ngo tanga ngo amadolari 3,000, ngo nkugire ku musozi, ngo nutayatanga ngo icyumweru kimwe urabupfuye. Barababeshya. Ntago Imana, impano z'Imana zigurishwa ifeza, ntago impano z'Imana zigurishwa amafaranga. Ibyo ni ibisambo, nicyo giri gutuma Imana yicuza. Imana iri kwicuza rwose. Bahamagara umuntu ngo muramba ngahe mukajya mu biciro, uri umukozi w'Imana yaguhamagara uri umuhanya, warangiza ukiyita internationale ukumva urakaze, ngo evangeliste, ngo nimutamba 2,000,000, ngo ntago nza muri cyo giterane ngo mbaririmbe ngo ngirize ubutumwa. Uribuka iyo wavuye ko Imana yaguhamagaye uri umutindi wo kubabarirwa, nta n'uwaguha amazi, waragerageje akazi bikanga. Heske ba Petero bacuruza ubutumwa, ubutumwa bwari kuzagera ku isi ryari? Bwari kuzagera mu Rwanda ryari? Burundi mwari kuzabubona? Iyo tubwizanye ukuri, iyo Yesu azagurisha ubutumwa, twari kuzacungurwa. Yemwe bantu muri gutuma Imana mukuzana uburakari bwotsa ku isi, nimwe muzaniye isakaga, nimwe muri gutuma ibihugu birwana kubera biyitirira Imana ari ibisamba, ari abasambanyi. Uzi ko ari usanga no musengero bahasambanira, abantu babeshye ngo bagiye gusenga. Twikomereze. Imana ibwira Nowa ati kubw'ibyo ibariza inkuge. Muntu w'Imana uri kunyumva, ibariza inkuge. Iyo nkuge Nowa yayibajije igihe kinini, ndamya ko atayibajije mu kwezi kumwe, sino mu mezi 2 n'imyaka. Ndakubwira ngo ibariza inkuge. Cyambere wayibaza mu gukora neza, mu gufasha abababaye, ntago urabaza ubwato. Iramubwira ngo uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Imana irashaka gakiza k'imbere n'inyuma. Ibyo kuvuga mubeshya ngo Imana ireba umutima gusa n'ukubeshya. Irashaka gakiza k'imbere n'inyuma. Ukubonye akabona uri umugenzi ujya mu ijuru, ukubonye akabona warihaye Imana, akabona uri masera koko. Uretse kantu hose Satani arahagera. Njya numva n'ababikira binjirirwa, bamwe bananiwe kuba mu makuva, harimo n'abasambana, kandi beshya ngo wihaye Imana izakuniga n'ukuri, uzapfa nabi. Mutumva mbwira bamwe, ngewe sindi umukozi w'amadini. Oya, nushaka uri padiri ukavuga ngo wemere Yesu Kristo,
Kristo umwana w'Imana, Yesu Kristo ubumanzi ugiye kumukora kera kabaye, ugasenya ingo z'abandi bagabo ukazinjiramo kandi warabeshye ngo ntabwo uzashaka umugore, ukiyemeza ibyo udashoboye ukabyara abana hanze, nta kabuza inkota y'Uwiteka izakunyuraho. Utumye Imana yicuza icyatumye ikurema. Nge ntabwo ndi umukozi w'amadini, kuko no ku munsi w'urubanza ntabwo Yesu azakubaza, ntabwo Imana izakubaza ngo wasengeraga he, ahubwo kuba warumvisha ukuri ntugugenderemo uzabizira. Uzi ko mu gice cy'amajyaruguru nk'iza Musanze ari umugabo, umupapa wampamagaye asenyewe na padiri, anyerekana amafoto padiri urugo yarugize urwe, kandi saho gusa hari n'ahandi no mu bihugu byo hanze nushaka uri padiri ijisho ry'Imana rirakubona. Waba frere aho ngaho Yesu arahagera, birababaje. Uramenye yicaye kuri ya ntebe y'umuriro iyera cyane, iri kumwe n'ibizima n'abakuru bahora bayiramya, ukaba witwa masera. Noneho hari ibigezweho, nsigaye numva hadutse imashini igitsina gore ziri kugura bakisambanya, zikabasambanya zicomekwa ku muriro w'amashanyarazi. Aha niho ubwenge buri mwabasore mwe musenga mutisengesheje. Ariko uzi kugira ngo urambagize umukobwa warangije kumenyera gusambanywa n'umuriro w'amashanyarazi, ubwo urwo rugo uzarushobora ko namwe mwigerezaho ngo nuko wabonye amataye, wenda je no kurya utwari waraciye. Umugore usambanywa n'amashanyarazi, kwanza uko amashanyarazi uzakoramo wumva uko bimera, ukora akenda kuguhitana wenda kubw'umugisha w'Imana cyangwa ugafatira. None amashanyarazi aramusambanya, acomeka imashini akamusambanya, uwo mugore uzamushobora? Ni gute Imana itaricuza abantu bagezaho gusambanywa n'imiriro y'amashanyarazi? Abandi reka data niba ari n'abakozi bo mu rugo Satani hose arahagera, abadafite amashanyarazi barishyiramo za karoti, ibintu byose bari kwisambanya, bikinisha, bakora ibiteye isoni. Ngiye iminwa bamwe bonye ibitsina by'abagabo barangiza bakajya mu kiriza bagahabwa Ukaristiya, abandi bagahabwa amagaburo yera. Ijambo ry'Imana kavuga ngo urabikora nka kwihorera, ngo kagira ngo rwose mpwanye nawe, ngo ariko hari umunsi nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Dusimbuke hepfo ku murongo wa 13, twari tugeze ku murongo w'8, ariko dusimbuke 13. Haravuga ngo Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite imibiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni ukuri abakunda bose ubugingo buhora buvuza kuzabana na Yesu, intego yacu niyo kwihanisha ibyaha, ni ukureka ibibi ahubwo tugakora ibyiza. Iyo niyo ntego igamijwe kugira ngo abantu bihane, hagabanye umubare w'abenshi wo kurimbuka, hiyongera umubare w'abakizwa bakurikiye umwami Yesu. Ikindi kandi mbonereho no gusuza bene data abari kunyumva hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika n'Uburayi, za Amerika, Aziya, abo bose ndabashuje muri aho yemwe, ndetse n'abari kwa muganga, mu bitaro, mu mazu y'imbohe, namwe Yesu arabakunda. Ni ukuri nubwo muri mu mubabaro urenze, ariko icyo ashaka nuko atifuza ko hagira ukurwa mu mubiri atihannye, kugira ngo muzabone ubwami bw'Imana. Naho waba uri muri gereza wakwihana, imbabazi z'Imana zirahari, ziracyahari, haracyari amahirwe. Ariko nurangara umwanzi yakuriganya uri mu bitaro kandi uri mu mubabaro, ugahomba ukabura ubwami bw'ijuru, ukazajya mu mubabaro udashira.
ndagushimiye Mana y'abasogokuruza bacu Abrahamu na Isaka na Yakobo, uhimbazwe igitare cyanjye kandi cyiza. Ni wowe ukomeye mu isi ndetse no mu ijuru, ni wowe uvuga bikaba, wategeka kandi bigakomera. Ndagushimiye uwera kuri uwo gushimwa, wangiriye ubuntu, wemera ko nongera kubumbura amaso yanjye, wemera ko nongera ndetse kuvuga gukomera kwawe. Niba nkugiriyeho umugisha, gusenga kwanjye kumvikana heraho mu ijuru. Ntunyime icyo ngusabye, kuko Data mwiza, ndifuza ko wagabanya kurimbuka kwa benshi, ukongera umubare w'abakizwa, ugatabara ubugingo bwa benshi burimbutse, ukabukiza rwarwo, ukabukiza umugome Satani, ugakuraho gukora kose k'umugome w'abadayimoni. Ndakwinginze Uwiteka, ungenderera imitima, uyivomerere rwose amazi y'ubugingo. Hari ibyo ntashobora, hari n'ibyo ntamenya, ariko wowe uri mu ijuru, buri mutima, buri wese uzi ibyawufasha, ibyawugirira umumaro. Kubw'amaraso yamenetse i Gologota, reka yongere abe gukomanga kuri buri wese, kugira ngo Data mwiza wo mu ijuru, bibuke abana b'abantu gucungurwa kwabo, bibuke neza, bibuke urukundo rutagira akagera Imana yakunze abari mu isi cyane, kugira ngo bagarukire umuremyi Data wo kwizera, bahunga umujinya uzatera isi. Kuko ushimye ko mvuze impanda mu kanwa kanjye, wemere Kristo, ntibibe ibyo kuvuga gusa, ahubwo bigire umumaro. Ngahoramira ubugingo bwa benshi, nubwo umuntu yaba ari mu bitaro, ariko ntiwemere ko apfa atihannye. Yaba ari mu nzu y'imbohe, iri jwi rimugereho. Aho ari hose Mana Data, ijwi ryawe rigere aho njyewe riziki ntatekereza ko ryagera. Ngahoramira ubugingo bwa benshi bwe kuzarimbuka ku munsi w'urubanza, abantu be kuzakorwa n'isoni ko babashije kumva uyu muburo. Urakoze kubyumvishije, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.